nkuko nabivuze mu kanya dusengera Musanze ariko Imana yashimye ko uyu munsi tuza guteranira ahangaha twari tubakumbuye kandi turabakunda ubwo rero dushimye Imana ngiye kutugarura hano kandi ndezera ko turi buze kugira ibihe byiza mu gihe tureba ijambo ry'Imana. Ndi umugabo ndubatse mfite umudamu umwe nkagira n'abana batatu. Madamu ntago yateranye natwe yagize impamvu zibasha gutuma asubira Musanze kare mu gitondo ariko mfite abana banje babiri bari hano sinzi nabo bari manga ariko bari hano kandi turabakunda twishimiye kongera kugaruka hano. Kadusenga Imana. Mwami Imana yacu twongeye gushima ko atugira ubuntu uyu munsi. Njye uhagaze Mwami imbere yawe ndi umunyantege nkeya ukeneye gufashwa nawe. Turagusabye Mwami kugira ngo muri uyu mwanya ubane natwe. Muri uyu mwanya nkeneye ubuntu bwawe Mwami. Ndi umuntu wambaye inyama n'amaraso. Ijambo rye Mwami ni rikuru, ijambo rye rifite imbaraga, ijambo rye Mwami riteye ubwoba, ijambo rye Mwami niryo ryaturemye. Turagusabye Mwami kugira muri uyu mwanya ducishijwe bugufi Mwami n'ijambo ryawe. Tugusaba ngo imitima yacu uyihereze kumva no kwakira ndetse no guhindurwa n'ijambo ryawe. Turagushimye ko ugiye kubana natwe. Ni mu izina rya Yesu dusenye twizeye urakoze. Amen. Namaze imyaka myinshi numva ko Yesu ari umwami ariko ntarigeze muhereza ubuzima bwanjye. Namaze imyaka myinshi numva ko Yesu ari umukiza. Numva abantu batanga ubamya ko Yesu yabakishije ariko ntarigeze mu ubuzima bwanjye ngabukize. Namaze igihe cyinshi numva ku maradiyo, numva kuri YouTube, wumva kuri za TikTok, Facebook cyangwa se FaceTime cyangwa se Instagram na za Twitter. Abantu bora bavuga ngo Yesu arakiza, Yesu ni umwami. Ayo makuru umuntu ugasanga ndayatunze ariko mu by'ukuri ntarigeze mumenya cyangwa ntarigeze muhereza ubuzima bwanjye. Uyu munsi wa none insanganyamatsiko nshaka kugira tuganireho ni ijambo rivuga ngo mbese waba waramwizeye. Haleluya. Ni ijambo rivuga ngo mbese waba waramwizeye. Ushobora kumara imyaka myinshi uri hagati mu itorero warumvise ko Yesu akiza, warumvise ko Yesu atanga ubugingo. Ayo makuru ukaba uyafite ariko utarigeze umwizera namba. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero iryo ni ijambo turi buze kurebaho mu kanya gato turaza gusoma ijambo ry'Imana ariko nitwirengagize nanone ko turi mu bihe bya Noheli. Ubundi ibi bihe bya Noheli turimo ni ibihe twizihiza kuvuka k'umwami ndetse akaba n'umucunguzi w'abanyabyaha ariwe bita Yesu Kristo. Ubwo rero muri kino gihe turimo hari ibintu byinshi cyangwa se hari amakuru menshi abantu bavuga kuri Noheli atariyo. Turaza kwifashisha ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere kuba hari abadusomeye ariko turaza kureba inshuro nyinshi hari amakuru abantu bagira kuri Noheli atariyo. Nk'urugero abantu bazi ko Yesu yavutse kuri Noheli ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Mu by'ukuri ni ikinyoma. Biri kumvikana neza. Yesu ntabwo ugeze avuka ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Abakristo ntabwo twizihiza itariki, twizihiza igikorwa. Nubwo tutazi itariki ariko twizihiza igikorwa cyabaye cyo kuvuka kuriya muntu witwa kuriya muntu ndetse n'uriya muntu waje kwitwa umuntu ari Imana witwa Yesu Kristo. Turaza rero kwifashisha ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Kubera iki turaza kwifashisha Yohana? Ubundi hari abantu bane banditse ku butumwa bwiza. Hari Matayo, hari Mariko, hari Luka, akaba na Yohana. Matayo yanditse igice kimwe cy'abantu aribo Bayuda, arimo kubabwira ko wawundi bishe bakabamba ku musaraba bamwibeshyeho, yari umucunguzi wabo bagomba kumwemera akabacungura. Mariko nawe aza kwandika yandikira abandi bantu. Luka we yaje kwandika yandikira umuntu witwa Teofilo, ari kumubwira ngo Teofilo ukundwa, ndashaka kugira nkubwire inkuru ya Yesu. Yohana we arimo kwandika, iyo uramutse usomye Yohana igice cya 20:31 aravuga ngo
ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimumwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Mu yandi magambo Yohana we yandikiye abantu bose, abanyamahanga, abayuda ndetse n'abandi bantu bose babaho. Nuvuga ngo urwandiko rwa Yohana rwandikiye buri muntu wese w'ikiremwa muntu wavutse akaba ari ku isi. Ubwo rero mwembe dukeneye kwibuka ni kimwe, Yesu ntabwo yavutse kuri Noheli nkuko abantu bavuga ngo yavuze ku itariki 25. Biri kumvikana abana? Ndibuka kera tukiri abana sike twatereza ko Noheli igera, wategerezaga ko ababyeyi bakugurira imyenda, bakakugurira n'inkweto, warangiza ukazarya n'umuceri n'inyama, kubera ko Noheli yageze gute? Yageze. Rero ngo kubera iki bakavuga ngo nakana Yesu, ngo umwana yageze gute? Yavutse. Nibyo, umwana yaravutse, ariko ntago Yesu aravuka buri munsi. Biri kumvikana neza? Yesu rero ntago yavutse kuri ya tariki nkuko abantu akenshi bagira gute babyita. Ikindi kintu, ntago twizihiza umunsi, twizihiza igikorwa Yesu yagize gute? Yakoze cyo kuza mu isi. Biri kumvikana neza? Kuko nk'abahamya ba Yehova n'abadive badushinja yuko twebwe ngo dusenga ku itariki 25, ngo tuvuga ko ari wo munsi Yesu yagize gute? Yavukiyeho. Ntago ariyo tariki igeze agira gute? Avukiraho. Cyakora itariki Yesu yapfiriyeho irazwi, ariko iyo yavukiyeho ntagizwe. Birimo kumvikana neza? Iyo ntago igize gute? Ntagizwe. Reka tujye ku cyanditswe cy'uyu munsi wa none, ubundi twumve ijambo ry'Imana. Yohana igice cya mbere umurongo wa 1 kugera 14. Haranditse ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo, ngo atume bose bizera. Icyakora uwo siwe uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwo mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese yari mu isi, ndetse niwe wayiremye. Nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri, amagambo y'Imana. Hari ibintu bigera kuri 4 nshaka kugira ngo tuze kuvumbura muri mirongo uko ari 11. Icya mbere turaza kureba uwahozeho. Icya kabiri turaza kureba ibimugize. Icya gatatu turaza kureba uwamutanzeho ubuhamya. Icya kane turaza kureba ibyo jambo atanga. Nibyo bintu 4 nshaka kugira ngo tuze kurebaho muri kano kanya, muri iyi mirongo uko ari 14. Icya mbere jambo yahozeho cyangwa se uwahozeho. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu Yohana avuga aya magambo. Aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose. Iri jambo rigeze ngende cyakarongo, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Aya ni amagambo asa n'atsindagiye nshaka kugira ngo tuze kuyasesengura mu kanya. Hari ibintu bigera kuri 4 Yohana avuga kuri Yesu muri 30 yose. Icya mbere avuga ko Yesu yahozeho. Aravuga ngo mbere na mbere isi itararemwa, imisozi itarabaho, inyanja tubona zitari zabaho, mbere na mbere hahozeho umuntu witwa nde? Umuntu witwa Jambo. Haleluya. Yesu ashimwe.
uyu muntu twizihiza ngo yaravutse kuri Noheli, nubwo yicishije bugufi akavuka, Bibiliya imutangaho ubuhamya. Uyu Yohana uri kumwandika yaramubonye, barakoranye, arimo kumuvuga ngo nubwo natwe twabanye nawe, mu by'ukuri twaramurebye tuza gusanga yari umuntu wagize gute, wahozeho. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Arimo kuvuga ngo yagize gute, yahozeho. Niba yarahozeho, wowe ntago wahozeho. Wowe wahozeho? Wowe wahozeho? Wowe ntago wahozeho, nanjye ntago nahozeho. Ariko uriya nizera, uriya waguhamagaye, uriya ukorera, yahozeho. None kiri kuguca intege ni iki? Haleluya. Niki kiguca intege? Niki gituma wiganyira? Niki gituma uhagarika umutima? Uwo wizera yahozeho mbere y'uko ubaho. Biri kumvikana neza? Aya n'amagambo aremereye. Yohana ari kuvuga ngo uwo jambo yahozeho. Mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari iki? Haleluya. Jambo yari Imana. Uwo twizera yahozeho, Imana ishimwe, kandi azahoraho iteka n'iteka ryose. Bibiliya imutangira ubuhamya ikavuga ngo ni itangiriro, yarangiza akaba n'iki? Akaba n'iherezo. Utari wabaho yari ahari. Mu yandi magambo ari no mu mugambi yo kuzagira gute, kuzabaho. None niki cyakurakaje? Niki cyatumye uzinga umunya? Niki cyatumye wumva ko ibintu bitazashoboka? Yahozeho, niwo wizera. Haleluya. Icya kabiri, arimo kuvuga ngo uyu jambo ntagira itangiriro, ntagira n'iherezo nka data. Ari kuvuga ngo uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Haleluya. Imana yabayeho ryari? Ninde waduha itariki? Yabayeho ryari? N'igitabo dufite kidwishyurira Imana kiravuga ngo mbere na mbere. Mbere na mbere bashingiye ku kuremwa ku isi. Biri kumvikana neza? Naho ngo bahereye. Pode de pare bafatiye no kuvuga ngo mbere na mbere isi kigira gute, ikiremwa. Ariko isi itari yaremwa, isi itari yaremwa yagize gute? Yahozeho. Kigani cy'abarundi yamye ariho. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero uwo twizera arakomeye, yahozeho kimwe nande na data. Ariyo mpamvu bavuga ngo n'ubutatu bwera. Ntago dushobora kubishyikira n'ubwenge bwacu. Yahozeho nuko tumwizera. Biri kumvikana neza? Yahozeho nuko tumwizera nyine. Umupadiri yabigeze aravuga ngo niyobera ritagatifu. Biri kumvikana neza? Ikindi arimo kuvuga ngo uyu jambo uvuga ko wizeye, biri kuvuga ngo ni Imana. Biri kumvikana neza? Ni Imana. Ntago ari umuntu ngo yibeshye. Ntago ari umuntu ngo yibeshye kuba yaraguteretse muri Nombe. Kuki atagufashe ngo kujyana i Kigali? Kuki atagufashe ngo kujyane muri Aziya? Biri kumvikana neza? Ni Imana yawe, izi aho utuye, izi amazina yawe, izi n'umudugudu wawe, izi n'umuyobozi wawe, izi n'uwakubyaye. Turaza kubigeraho hepfo tugeze ku murongo wa 11 n'umurongo wa 12. Ariko Bibiliya imutangira ubuhamya akavuga ngo ni Imana. Ubundi ijambo kuvuga ngo ni Imana ndetse kuvuga ngo ni databuja. Iyo ntatse ndamwambaza, iyo mfite ikibazo ndamuhamagara. Kubera iki? Ni Imana. Haleluya. Ni Imana. Nuko nko birimo kumutanga ubundi buhamya. Yarangiza ikavuga ngo buretse no kuba ari Imana, murongo wa 3, ibintu byose, biravuga ngo ibintu byose niwe wagize gute, ndetse mu byaremwe byose. Iri ni ijambo rikomeye umuntu akeneye gucaho umurongo. Ibintu byose niwe wabiremye. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe. None yarakuremye, abaremwe n'Imana bazamure. None se kambabaza, niba Imana yarakuremye, ko umuntu ajya mu ruganda yarangiza agakora imodoka, yamaze gukora imodoka ntayikorera pièce de rechange? Umva,
iyo umuntu aremye igare, uruganda rumaze kurema igare, rirema igare rimwe, rurema igare rwangiza rukarema n'ibyuma byita pièce de rechange, ibyuma bizarwana kuri rya gare mu gihe ryagize ikibazo. Yesu ashimwe cyane. No kuvuga ngo niba umuntu azi ubwenge akavuga ati ndaremye kino kintu nkoze na pièce de rechange yacyo kizabasha kukirwanaho mu gihe cyagize ikibazo, wowe ikiguhagarika umutima niki? Bibiri kuvuga ngo mu byaremwe byose, mu yandi magambo na Pascal arimo, si byo se? Vuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Biri kumvikana neza? Mu yandi magambo nawe wagombye kwishyiramo hariya ukavuga ati Mana mu waremye nanjye ndimo. Biri kumvikana neza? Ubundi ibingi nibyo bita kwizera. Vuga Mana mu bo waremye, Bibiri mbwira ko nanjye ndimo. Ubwo rero ko ndimo, nkuko umuntu akora pièce de rechange rwana ku kintu, nanjye hano byacitse nshakira pièce de rechange yanjye. Haleluya. Yesu ashimwe. Urumva niko nguko arimo kuva mu byaremwe byose. Mani magambo nawe arakuzi ko hari. Siko bimeze se? Vuga ngo mu byaremwe byose na kimwe kitaremwe nawe. Nta ruganda rutererana icyuma cyarwo. Mwari mubizi? Nta ruganda rubasha gutererana icyuma cyaremye. Gikora uko gishoboye. Niba ari ipine ryavuyemo, turakora irindi pine rizaza rikagira gute rikajyamo. None utekereza ko Imana arinjije kuba yarakuremye? Imana irakuzi, humura, igufiteho umugambi mwiza. Kubiri kuvuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe, kandi gufitiye na pièce de rechange yo gusimbura kiriya kibazo ufite. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka turebe umurongo wa 4 n'uwa 5. Harimo kuvuga ngo turebe ibigize jambo. Ibigize jambo harimo kuvuga ngo muri jambo harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'iki w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwagira gute ntiwawumenya. Ibigize Yesu ni iki? Barimo kuvuga ngo ibyo atanga mu yandi magambo ibimugize ni ibiki? Ni ubugingo, kandi ni iki? N'umucyo. Mu kanya baririmbye no barimo kuririmba bavuga ngo ikirusha ibindi ikiruta ibindi no yadusezeranyije ubugingo. Biri kumvikana neza? No kuvuga ngo Yesu nta kindi kinatanga kirenze kuvuga ngo ubugingo buhoraho. Umuzicyo bita ubugingo buhoraho, icyo bita ubugingo buhoraho ni ukuzabana n'Imana iteka n'iteka ryose. Biri kumvikana neza? No kuvuga ngo ibimugize ni umucyo, ibimugize ni iki? Ni ubugingo. Umucyo kubera iki? Niba uvuga ngo uri umuntu w'Imana ugomba kugendera mu mucyo. Ahanga naho dutsindirwa cyane. Dore ukuntu abakristo dusigaye duteye. Iyo ikibazo kivutse uhamagara Imana ati Imana ndwanaho. Imana amara kukurwana ukongera ukisubirira mu isi. Biri kumvikana neza? Noneho isi yamara wakongera gurara ikindi kibazo, kongera ugataka ati Imana ndikuguhamagara kugira ngo ugere gute undwaneho. Kandi Imana ikakubwira ati ngende umucyo. Biri kumvikana neza? Niba ushaka kugendana nanjye gendera mu ki? Gendera mu mucyo. Ntibishatse kuvuga yuko abantu bagendera mu mucyo badahura n'ibibazo. Kuko Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira niyikorere umusaraba agira gute ankurikire. No kuvuga ngo iyo uri kugendera mu mucyo uhura n'ibibazo, ariko assurance uba ufite ni imwe, nuko Imana ibiri kumwe nawe no hagati muki mu bibazo. Biri kumvikana neza? Ubukristo bugezweho muri kino gihe rero ni ubuhe? Nubwo kuvuga ngo ningera mu rusengero nzakizwa. Biri kumvikana neza? Ariko ningera hanze nzongera kwambara uniforme yanjye. Biri kumvikana? So Yesu arimo kuvuga ati rero niba ushaka kunkurikira arimo kuvuga ngo muri ngewe harimo ubugingo, hakabamo n'iki? N'umucyo. Ubwo rero kimwe mu kibazo dusigaye dufite muri kino gihe ubukristo bwacu nubwo gutandukanya umucyo n'umwijima. Kuko arimo kuvuga ngo uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwagira gute ntiwawumenya. Yesu kugeza n'uyu munsi wa none aracyakiza abantu, ariko harimo abantu batari bamumenya bakiri mu mwijima. Nibyo arimo kuvugaho hariya. Reka turebe igice cya 3, ndabona amasaha ari kudufata.
Igice cya gatatu kiravuga ngo, katurebe igice cya gatatu kivuga ngo uwamutanzeho ubuhamya. Ubundi kugira ngo ikintu cyemerwe, Yesu ashimwe, reka nze mbabwire, kugira ngo ikintu cyemerwe, ikintu cyemerwa ari uko bagisuzumye, bamara kugisuzuma barangiza bakagitangira ubuhamya, bakavuga ati mu by'ukuri iki kintu kirakomeye. Umuntu agiye kugura ino mikrofone iyi, wagiye kuyigura ntabwo yapfuye kujya kuyigura gusa, biri kumvikana. Ubundi iyo ugiye kugura ikintu akenshi bita ukunuze kuri murandasi, abantu baguze cya kintu bagitangaho amakuru bita ngo ni reviews. Urumva bandikaho amakuru bakavuga ati njye naguze iriya mikrofone maze kuyigura nayikoresheje ukwezi kumwe kurangiye ihita ipfa. Undi agatavuga ati irabura bwo kugura mikrofone ni bwiza, narabuguze maze kubugura mbukoresheje imyaka 5 nta kibazo cyagera gute cyari cyavamo. Umugore agiye kugura igitenge nagapfa kugura igitenge gusa, biri kumvikana neza. Arabanza akagikoraho, yarangiza akavuga ati ubu nubuhe bwoko, yarangiza akavuga ati runaka yarabwambaye kandi dore amaze imyaka 3 kira gitenga kiri kucyambara, nanjye nicyo ndagira gute, nicyo ndajya kugura. Iyo umugabo agiye kugura ikoti cyangwa se ipantaro ntagapfa kuyigura gusa, abanza kuyisuzuma akavuga ati se iri koti ni rizima, iyi pantaro ni nzima, biri kumvikana neza. Yesu nawe rero kugira ngo umurimo we ugire agaciro yagombye kugira ngo agire umutanga buhamya, wagombaga kumutangira ubuhamya. Muri kiriya gihe nibwo bemeraga, ntago bapfaga kwemera umuntu nta muntu umutangiye ubuhamya. Umutanga buhamya we yari inde? Yari Yohana umubatiza. Birimo kuvuga ngo hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya, biri kumvikana. Bavuga ngo yaje aje guhamya iby'uwo mucyo. Umucyo ninde? Ni Yesu barimo kuvuga ahangaha ngo atume bose bagira gute, bizera. 8 icyakora uwo si we mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. No kuvuga ngo Yohana nk'umuntu wabanjirije Yesu yaravuze ati uyu mugabo ndamuzi. Uzi ko Yesu na Yohana, Mariya unuze tukigaga ati Yesu kiravuga ngo Bikira Mariya asuhuzanya na Mariya. Harya abantu bikirizaga ngo iki? Bikira Mariya aramukanya nanuze na Elizabeth. Hari nuze bavuga ngo dusabe inema niba ariyo kugira gute, ntago ndimo kwibuka, ariko nuko kiriza bavugaga. Wibuke ko bamaze gusuhuzanya amezi 3, Yesu yarushaga Yohana yarushaga Yesu amezi 6, biri kumvikana. Icyo gihe ngabana barasuhuzanyije mu nda, ako kanya bakiri no mu nda bari baziranye. Ahabayo connection, abayo network, wifi yahise ikora, biri kumvikana neza. Wifi yahise ikora ako kanya. Yesu rero akimara kuvuka, Yohana yari yamutanze imbere amezi 6. Yohana ari gukora umurimo mu butayu, Yesu yaratambutse aho Yohana abatirizaga kuri Yorodani. Amaze gutambuka arangije avuga ngo iki? Arangije abwira abantu ngo dore ntama w'Imana ukora ibyaha by'abari mu isi. Mani magambo ni muve ku giti mumveho mukurikira uriya. Uriya niyo mutanzi w'ubugingo, nge ntago nanga ubugingo, nge ndimo kumutegurira inzira. Nge ndi umutanga buhamya wo kuhamya kuri ya muntu ari umucunguzi w'isi n'iki, w'isi n'ijuru. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nta bugingo bubaho butari muri Kristo Yesu. Nibyo Yohana arimo kugira gute, arimo kuvuga ngo uwo arimo kuvuga none ku murongo wa 9 ngo uwo si wo mucyo, uwo si we mucyo, uwo niwe mucyo nyakuri. Kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara abisi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibagira gute, ntibamwemera. None ku murongo wa 7 Yohana arimo kuvuga ngo njyewe si njyewe mucyo, ahubwo dore umucyo n'uriya. Yohana arafite guca bugufi. Muri kino gihe abantu baramutse baje bakakubaza ati niweho muntu ukomeye, biri kumvikana neza. Nuva igihe turimo muri kino gihe nugwita utangira kuvuga ati urabizi njyewe ati ngenda akazi, biri kumvikana. Ariko Yohana agize guca bugufi aravuga ati njyewe ndi inzira, ndi umuntu banziriza uriya muntu, biri kumvikana neza. Ndahari kugira ngo ncishwe bugufi kugira ngo ari ushyirwa hejuru. Arangije aravuga ngo nge ntago ndi umucyo, ahubwo naje guhamya ni umucyo, biri kumvikana neza. Ubwo rero Yesu niwe rumuri rumurikira abari mu mwijima. Yesu niwe mutanzi w'ubugingo kandi niwe ubasha gutanga iki, gutanga ubugingo.
ikindi arimo kuvuga ngo Yesu niwe kuri, ikindi akavuga ngo Yesu ni umuremyi batigeze bagira gute, batigeze bamenya. N'uyu munsi wa none hari abantu bazi ko Yesu atigeze agira gute, abarema. Si byo se? Hari abantu bazi ko Yesu atigeze aza mu isi, cyangwa bakaba barabyumvise ariko bakaba batarigeze bagira gute, bamwizera. Tugiye ku gice cya nyuma, reka turebe ibyo Yesu atanga. Ibyo atanga turabisanga ku murongo wa 12 turageza ku murongo wa 14 turimo gusoza. Haranditse ngo, mayani magambo akuvuga ngo yaje mu bye ariko ntibamwemera. Nubwo bamutereranye, agiye kuvuga 12. Nubwo bamutereranye, agiye kwerekana ikindi gice kitamutereranye, ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo abo babyawe n'iki? Babyawe n'Imana. Hari ibintu bitatu nshaka kugira ngo turebe muri iyi mirongo. Icya mbere, Yesu abasha guhindura irangamimerere ryawe. Umurongo wa 12 barimo kuvuga ngo nubwo igice kimwe cyamwanze muri 11, 12 barimo kuvuga ngo icyakora abagize umugisha bakamwizera. Biri kumvikana neza? Icyakora abamwizeye bose abo yabahinduriye irangamimerere. Niko arimo kuvuga. Icyakora abamwizeye, abamenye bose bakizera izina rye. Biri kuvuga ngo abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubundi iri ni ijambo ryakoreshwaga mu rukiko, vuga ngo the right, uburenganzira. Biri kumvikana neza? Iri ngiri ni ijambo ryakoreshwaga ku bantu bameze nka ba etat civile. Etat civile wo ku murenge ubasha kujyayo, wamara kujya akavuga ati kuva n'umunsi wa none wari umusiribateri, ariko kuva n'umunsi wa none ubaye umuntu wubatse, irangamimerere ryawe rigize gute, rirahindutse. Biri kumvikana neza? Yesu rero nawe ntago namugerana etat civile, arenze etat civile. Yesu abasha kuguhindura irangamimerere ryawe, akagukura mu bantu b'Imana akagushyira mu bana b'Imana bitewe no kumwizera. Arimo kuvuga ngo icyakora bagize umugisha bakamwizera, abo ngabo kubw'ububasha ahabwa n'Imana, nkuko etat civile ateraho kashe. Biri kumvikana? Iyo ukimara kumwizera nawe ateraho kashe ku irangamimerere ryawe. Uyu muntu ntagakira umuntu w'Imana, ahubwo abaye umwana w'Imana wacunguwe nanjye ku musaraba, kubw'amaraso yamennye ku musaraba. 13 none agiye kuvuga abo ngabo abaribo. Ari kuvuga ngo abo ngabo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, abo babyawe n'Imana. Mayani magambo, buri muntu wese wabyawe n'umugabo n'umugore, niba ushaka kuba umwana w'Imana, ukeneye irangamimerere Yesu atanga. Haleluya. Kuko ari kuvuga ngo aba babyawe n'abagabo n'abagore nibo bakeneye kuhinduka abana b'iki? Abana b'Imana. Bahindurwa abana b'Imana n'iki? Kondisiyo ni imwe. Ari kuvuga ngo icyakora bamwemeye bose bakamwizera. Kondisiyo nta yindi, ni ukwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Guhinduka umwana w'Imana ntago ari kwitabira nibature, nubwo nabyo ari byiza. Guhinduka umwana w'Imana ntago ari gutanga amaturo menshi, nubwo nabwo ari byiza. Guhinduka umwana w'Imana ntago ari kuririmba muri bande no muri korari, nubwo nabyo ari byiza. Haleluya. Guhinduka umwana w'Imana ntago ari kwicaza abantu no kwakira abashyitsi, nubwo nabyo ari byiza. Ikiduhindura abana b'Imana ni kimwe, ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ikibazo rero turimo kubaza twatangiriyeho, waba waramwizeye? Ushobora kuba waramwumvise ariko utari wamwizera. Kuko abantu benshi twumvise inkuru nziza ko Yesu akiza, ariko bamwe ntago twigeze tumwizera. Ushobora kuba umaze imyaka myinshi mu itorero, ushobora kuba uri umwana wa pasiteri, kuba warabyawe na pasiteri bivuga ko ufite ubugingo buhoraho. Ushobora kuba umaze igihe kirekire cyane wicaza abantu mu rusengero cyangwa se uririmba, ukaba warumvise inkuru za Yesu ko akiza, ukaba waranabonye ko akiza abantu, ariko utari wamwizera nk'umwami n'umukiza wawe. Ikibazo rero nshaka kugira ngo tuganireho muri kano kanya, waba waramwizeye mu by'ukuri? Waba warahinduriwe irangamimerere cyangwa uracyari umuntu w'Imana?
nicyo kibazo nshaka kugira ngo buri wese yitekerezeho muri kino gihe. Ikindi barimo kuvuga ngo uyu Yesu turimo kuvuga kuba umwana w'Imana, mu yandi magambo nta kiguzi bisaba kugira ngo induke umwana w'Imana. Ntibisaba amaturo, ntibisaba kuririmba, ntibisaba icyacumi, ntibisaba ikindi kintu. Arimo kuvuga ngo ngwino ndaguhera ubuntu. Haleluya. Ngwino ndaguhera ubuntu. Mu gihe turi gutekereza ku icyo kintu ndashaka kugira ngo ugitekerezeho mu gihe Noheli yegereje. Waramwizeye cyangwa waramwumvise? Ko n'amagambo biratandukanye, ni inshinga ebyiri zitandukanye. Waba waramwumvise n'amatwi yawe cyangwa waba waramwizeye mu mutima wawe nk'umwami n'iki n'umukiza.